ahora mu mutima we umagutekereza gusa sagomba kugira gusa. Jambo rya kabiri, azayera imirimo myiza yose. Umuntu wakoze agira imirimo myiza. Ana yari umugore wakundaga Imana cyane, buri gihe ahora ari gusenga ashima Imana. Haleluya! Imirimo myiza yose abantu bose bagaragaza gukura, uwo muntu agira imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Sagenda agira imirimo myiza, agira imirimo myiza. Uwo muntu yarakuze agira imirimo myiza. Ibintu biranga umuntu wakuze n'ibintu biranga umuntu utarakura. Nibyo bintu bitatu ntabwo tuza kubatindira, nibyo tuza kuvugaho bukeya uburyo bwo gukura mu mwuka. Nishimiye amateraniro y'uyu munsi mu buryo butabaho. Nubona abantu bamwe ko barasenga, abandi bakuzuzwa, abandi bagasirimba, abandi bakarira, abandi bagaseka, izo ni imbaraga z'Imana. Kandi iyo imbaraga z'Imana zije hari ikintu ziba zikeneye guhinduka. Amen. Iyo zije zihindura ibintu byinshi mu mitekerereze y'abantu. Amen. Rero nicyo gituma iza ntangara n'umuntu wirirwa mu rugo mu materaniro. Kera tukaba tugira ubwoba tukavuga ati se nirirwa mu rugo amapepo ndi yose yo mu muhanda yose, abandi ko bari mu masengero aho jewe amapepo yo mu muhanda yose ayose tuyoza kunsura. Nukuvuga ngo iyo wiriwe mu rugo hari izindi mbaraga zituma wirirwa mu rugo, ariko iyo waje gusenga hari izindi mbaraga nazo zituma uza gusenga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawaza kwa data. Yohana niwe ngo ntawazi wanje atari imbaraga za data zibimpesheje. Nukuvuga ngo imbaraga z'Imana nizo zituma tuza gusenga. Amen. Haleluya! Haleluya! Izo mbaraga z'Imana nizo zituma abakristo banezerwa bagashima Imana. Amen. Waweza tuma neno na uzima ibadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote adolitari. Charles nadufashe gusoma mu gitabo cy'Abefeso 4, nushaka utangirire ku murongo 4, shaka utangirire ku murongo wa 11 ugeze ku murongo wa 16. Ariko turaza kuvuga akantu kari aha kanyuma kavuga ngo muri Kristo niho umubiri ukura gukora kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Muri Kristo, muri uwo Kristo niho umubiri wose ukurira. Noneho soma Abefeso 4 11 ugeze ku 16 twihuta kugira ngo sinza kubatindira ntimugire ikibazo. Turangiza Timoteyo wa 2:6-16. Ibyanditswe byera byose byara. Timoteyo wa 2:6-16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe yashyitse ibimukwiriye
cyose ngo akore imirimo myiza yose. nuko akora imirimo myiza yose. Amen. Tugiye kwigisha ijambo ryo kuvuga ngo gukura mu mwuka. Gukura ni iki? Ushobora kuba uzi ijambo gukura muri understanding zawe, mu mitekerereze yawe, ariko nakeneye ko tutizanwa gukura mu buryo nagutekerejemo. Ntabwo ariko definitive. Wowe ushobora kubisobanura ukundi, ariko nakeneye ko dusangira mu gukura mu buryo nagutekerejemo kugira ngo tuze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Samani haleluya. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Gukura nagutekereje mu buryo butatu. Navuze ngo gukura ni ukwaguka. Niko natekereje ngo gukura ni ukwaguka. Kwaguka mu bwenge, kwaguka mu bikorwa, kwaguka mu gutekereza. Tekereza ko umuntu wese wakuze aba ari umuntu wagutse. Amen. Kandi iyo waguka tugira umwanya wo gusinzira, tugira umwanya wa pause. Uzuharanira gusa gutekereza ngo ese ejo nzabaho gute, ejo niki nzakora mu by'umwami, niki nzobasha kugeraho, tugira umwanya tuzutekereza ko wagira byibuze uzuguma gutekereza ati se kuko birivuga ngo nyanyagize imbuto zawe ku butaka ngo ntuzi zambere yariyo. Ni ukuvuga gusa ngo nyanyagize, ni ukuvuga ngo umuntu yagutse agenda anyanyagize imbuto, cyangwa agenda yaguka mu bintu byarimo n'ibindi. Samedi haleluya. Amen. Ndavuga ngo rero umuntu wakuze ikimuranga cya mbere ni umuntu wagutse. Ko turavugana n'umuntu uri hano, ese urakuze mu mwuka, uragutse? Ijambo rya kabiri natekereje kuko gukura ari ukugwiza imbaraga. Timuze mubona umwana mutoya zirya nkovu zose agenda agira, ni ukugaya umwana kugira ngo aje mu bukuru. Ku rugero aba ariko akambakamba agakenera ngo ahaguruke. Noneho kugira ngo irya efore yo guhaguruka, nicyo gituma yikubita hasi akagira gute, agakomereka. Ni ukuvuga ngo yagaye gukambakamba, karagwiza imbaraga zo kugira ngo abashe kugira gute, gukura. Iyo ugwiza imbaraga uza ugenda ugaya ibintu bimwe ukemera ibindi. Amen. Kandi iyo ugwiza imbaraga uza ugenda ugwiza imbaraga zo kwishima mu mutima mu buryo bwa mwuka wera. Noneho babona wowe urinjiye mu materaniro kandi urishimye, si ikindi ni ukugwiza imbaraga zo mu mutima. Abantu bakavuga ngo ariko uriya muntu we ngo ni ukubera ikaza yishima, si ikindi yagwijije imbaraga zo mu mutima. Muvuge ngo amen. Amen. Nta kindi cyane muteye kumva no kugwiza imbaraga. Yagwijije imbaraga zo mu mutima zituma zimubwira ngo ishime, senga, jina, korera Imana, kora ibi bintu. Ibyo rero nabyise ko gukura ni ukugenda ugwiza imbaraga. Jambo rya gatatu, gukura ni ugutera imbere. Iyo umuntu akuze azatera imbere. Pawulo yaranditse aravuga ko umwana nibwiraga ko umwana
ngo ariko maze gukura ngo ubusigaye nibwira ko abantu bakuze si ikindi yigeze kuvuga aravuga ngo se ngo tugomba kwigisha iby'umubatizo ngo no kurambikaho ibiganza ngo tugomba kugera mu kigero gikwiriye cya Kristo. Muvuga ngo amen. Tugomba kugera mu kigero gikwiriye cya Kristo cyo kwihanganira imibabaro ya Kristo no guteswa kubwe no gukubitwa kubwe kubera ikigero Kristo yagezemo. Nicyo gituma rero tugomba guhora mu bwana, ahubwo tugomba kugira gute gukura. Amen. Reka tuvuge twihuta kubera umwanya ibintu biranga umuntu wakuze. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wakuze, ahorana inyota no gusoma ibyanditswe byera. Amen. Tugira umwanya tuzuruhuka, soma ibyanditswe byera. Aratangaye mu isi aho umuntu yova kuwa mbere akabiza n'ihinga tarasoma ijambo ry'Imana. Ayindi mana zirikira ayindi zashira zirazanje imirimo ye ntabwigibarika tigirondoreka Yesu ubwenge. Umuntu wakuze azagira inyota y'ibyanditswe byera, akazatekereza ngo ese Zaburi iravuga gute, Yohana yambwira gute, ibyanditswe byera bizobwira gute. Bibiliya yatubwiye ngo ibyanditswe byera byose bifite umumaro. Haleluya. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ese byo kwigisha gute utabisoma? Byo kwigisha gute ngo ntugire inyota? Sinagira ongera tarufite araushaka kuja uwajane. Bagira inyota y'ibyanditswe. Ahora mu mutima we ugomba gutekereza gusoma ibyanditswe. Agomba kugira inyota gusa. Ijambo rya kabiri, azayera imirimo myiza yose. Umuntu wakuze agira imirimo myiza. Ana yari umugore wakundaga Imana cyane, buri gihe ahora ari mu rusengero ashima Imana. Haleluya. Agira imirimo myiza yose. Abantu bose bagaragaza gukura, uwo muntu agira imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Sagenda agira imirimo myiza, agira imirimo myiza. Uwo muntu yarakuze agira imirimo myiza. Muvuge ngo amen. Amen. Igitondo kirarashe sekuratangize. Haleluya. Bagira imirimo myiza, bagira imirimo myiza, bagira imirimo myiza abantu bakuze mu mwuka wera. Nk'uko tuvuze mu mushiki wacu, Imana iguha umugisha abantu. Iyo ni ikiwango cyo gukura. Futu umukozi w'Imana ayigira Uwiteka impuhwe, ati nugabiza abamoni ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango zakigutambira amashimwe akubereye. Bagira imirimo myiza, zo ni imbaraga zigaragaza gukura. Uze agira imirimo myiza. Ijambo rya gatatu genda tureba
agira disipurine. Umuntu wakoze agira disipurine. Nubona hari abantu benshi ashobora kujya gufata mikoro ukavuga ngo mwana washobora kudekora ukaza ubishisha ati ukafasha mikoro ukagiye kudekora mukaza muwe atukwagiye ari bitagiye kuvuga bitari byo. Agira disipurine. Umuntu wakuze agira disipurine no mu materaniro no mu bera agira disipurine. Botangaza igitaramo hano ngiwe keragiye zambaje kaso agira disipurine. Umuntu wakuze agira disipurine. Amen. Amen. Umuntu wakuze agira disipurine. Ubona uri imbere y'abera, ikintu cya mbere uzaharanira tuzaduharanira ni ukuvuga ijambo ryose ryubaka rifite umusaruro. Ijambo ryose ridafite umusaruro tugomba kujya kurivuga. Umuntu wakuze kiburanga agira disipurine. Ikindi kiranga umuntu wakuze agira ababyeyi bo mu mwuka cyangwa ashakisha ababyeyi bo mu mwuka. Uruzi kera uko twari twarigishijwe kuri sepake, umuntu wese reka mvuge sepake na kanise na metodiste n'ayandi makanisa, twari tuzi amasaha yo gushima kubera kudoze bari siko itora ryageraga. Wari uzi ngo uyu amasaha nayo gushima, aya masaha nayo gutanga igisadaka, aya masaha nayo siko kwiza siko kuri kubera iki twagira abamenta batwigisha nk'inshingano. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ushaka gukura cyangwa umuntu wakuze umubonera muri mentors mu babyeyi bo mu mwuka. Twari tuzi ko nija gusenga muri Sunday school najana ikigori cyangwa jana umwumbati cyangwa jana ikindi twajana ikigori ikigori n'urukwi haleluya haleluya kira ababyeyi bo mu mwuka ukabagurira mu kandi umubyeyi kwiza. Ariko uzoreba umuntu utarareze aza kutugira ya muhanda rero wohura n'umwana akamutera kurya siki tiyageze Discipline. ababyeyi afite ababyeyi ariko arebera umuntu wakuze shakisha ababyeyi. Reka mbabwire, hari umuntu wavuze ngo iradiyo y'undi ngo wayifunguza n'amakuru. Philosophe. Iradiyo y'undi ngo wayifunguza Amakuru. Siki yarashaka niko kuvuga ngo wewe tiwareswe neza ikintu nikaho nta babyeyi ubwira. Nicyo bituma rero umukristo wese agomba kugira uwareberaho. Ijambo rya mwisho, umuntu wakuze mu mwuka agira iherezo ryiza. Umuntu wakuze mu mwuka agira iherezo ryiza.
wicana akagira gute ukagira iherezo ryabo. iherezo ryabo uko nabibona Ni ukuboko butavunika. haleluya kuza wese mu mwuka umuntu wo kunyamuka azagira iherezo ryiza agira iherezo ryiza ryabera kubera iki atuza Imana kuri waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Ikintu kiranga umuntu utarakoze ni umunyarusaku. Ikintu cya mbere agira urusaku, agira urusaku. Ikintu kiranga umuntu utarakoze, ikintu cya mbere agira urusaku. Yewe ushobora kukwezi igihumbi akabona ko wamuhaye 50. Undi iki cyakugoye tarakura ntukaze umugaya ntakuze zacika ngo mu nzu akanda kubwira ngo ese wese yamutse nawe ugakora yewe koza ari uko bicikanye kubera ko jewe ndokora cyangwa bikamera uko bimeze ntuzozubona bene uwo muntu w'urusaku tarakura uzoza umurebe neza ntukaze umugaya tarakura agira urusaku. Jambo rya kabiri ramo umuntu utarakuzagira impaka uzumubwira ngo ni kintu gatoya Yesu yawe ni gute wewe turi kubona ikintu agira impaka zidashira azashira ku bantu agira impaka ndaho tuzimenye umuntu utarakuze hagira impaka. Umuntu utarakuze wese hagira impaka. Pawulo yandikiye Timotewe Timokaza gukunda imigani y'abakecuru n'abasaza sikindi ni impaka ya kuko impaka zizana iki intonganya siko impaka zigagute zizana iki intonganya umuntu wese utarakuza agira impaka. Nicyo gituma Imana ya Israeli kiranigisha gutuza kumva ko ibintu byose bishoboka kwituriza. Wari wabona umuntu nakubwira umuntu akambasa ko wari ubizi siko wewe ukazana umurego ariko wewe wamushika waje kumubwira ukazusanga we nikawe yarabizi kumubwira akanga bifata se siku tutageze wewe kurazira ngo hari ikintu wazanye kisha ariko wewe wamara kumubwira ati nibuka bigeze kubwira ko ukakaza kwa Yesu we cyo mutima gifate we yigeze kuva mu butayu warangije yicaye gutya umugore we abafata amazi gutya amazi isafuriya wasitara gutya amaya ko ndagazanga kuba amahoro kuko wamufunze ese ko wamufunze abakozi ese ko wamufunze ubu yarashatse kumugarageresha kuko avuye mu butayu noneho narangiza araka noneho barangije gusema ko wamufunze. Tukaboneka sisi ni wanyonge mbele ya neno la Mungu. Uvuga ngo amen. Amen. Uzotekereza uzureba ko bakamuvuye cyangwa bakore mu azakereza ukeya kamusanga ugiye washije uji nakereje ukereza n'icyaha ikindi wahereza umugore k'igihumbi yagikonsoma zose yakwibuka uko yewe
kuya masinone yarareka kumara kandi yagekwa kero uramerewe nabi yewe niko tumeze nabi ubonye uziguhereza agiye kuzikoresha amafasha kera basina yewe kureke dukure mu izina rya Yesu. Amen. Cyangwa nawe ukaziguhereza iwe yahura n'imbogo akabara yiguze kandi atazi kuko ejo hari imboga zo kunza abana kera akabara yiguze. Mureke dukure rwose, mureke dukure. Amen. Ukamuha ibihumbi bibiri kurwe tigereje ku isoko akagenda kandi wewe wari uzi kuko ari byo ufite byonyine byombi iwe yaba hakikisha 0 francs kandi iwe yaba ahakikisha ko zirya zose wamuhaye atagarukana n'ubushiringi yewe mureke dukure hano samani haleluya utakuza asakuye ngo iki kigezo aho no kuri ki cyangwa se no kigura izifaranga ngo zikoresha iki cyangwa se no zikoresha kuko ariko bahara hari ndati kwishira mureke dukure tuve mu bwana ahubwo twitira handi heza muvuge ngo amen amen kigaragaza ibintu byo gukura mitiko mutafira kuti azagenda yatangutse kila mtu gusa uhuye nawe arafideza ikintu cy'amatiku gusa iki kirakura pipi ariko naho narwanye intambara kuwa mbere natangiye saa 2 z'ijoro man baba samfuza za runo irya afishe mwabonye narwanye intambara bashobora kubishira asatani bashobora kubishira ubwezi sico bamwe isi yose abanyamerika bakandamo abanyaustralia bakandamo ayuka kibandemo bita uriya mugabo bagasakanya abandi nabo bagasakanya bakanamura abanaho kudakura nako ni iki Imana irabidutsindira. Amen. Amba kawa se none se afite irembo abaga gakata ni gutyo babwigereje abanditsa mwese uko abari muri Amerika no muri Australia kimuri abasa ati se ikibazo ni ikihe mufite biza gushira tubatsinze ati se umuntu azaza acika abe zero icyo sekirite kugaragaza kutakura iyo umuntu yakuze garagaza ikindi umuntu utarakuze kugira ngo turangize wewe utarakuze ntaza tora izarya umuntu utarakuze ntaza tora izarya kuzakuranga utarakuze nashika abantu bariko bagamba uti ntugamba Tapani! Uri ushukiye gusoza. Usanze abandi bari kuzaho. Nawe ukamubaza yaka. Ukutararusa. Taza toyuzarya. Ana yari umugore wakunda Imana cyane. Ari musengero ashima amen umuntu utarakuze utaza tora ibizarya ibintu byose kisha marita ikintu cyose tuzabona no kubundi ko tunywa kawuji esi yarashize
Tarakuze ntaza ariko Imana yadukuye muri mucima ntabwo icyubahiro ariko uciwe sigaho usanga abantu bawe amahirwe hano mu mujyi rewe ndageze gucana namabona umugabo ushika arashinga rero ngo ngwino kuri rewe ucitiwe hano uranga no ahakuja ati nahatwego tuza tukutira ribuya ati nari Vega Sarani ngo harabona rinde guca wariko reka maze shikana baze ngo uje ngone gukomeza avuga ati uje ifite kilo hano muri Kenya ifite imbaraga cyane uje Yitwa Uji Power. Nakunda uji. Utarakoze ataza toroshye. Joli we, umuntu utarakoze ataza toroshye. Ariko abantu bakoze bagenda mu display. Hallelujah. Bagenda mu display. Atorero. Kindi kianga utarakuze. Taza babarira. Taza babarira. Taza babarira. Taza babarira. Itinirira mukaza. Itinirira. Itinirira Kristo. Hallelujah. Taza kabarira muri we tagira nako kantu ko kubabarira ngo umuntu yakusheye taza ahora na gusakazi akaruwa kanyoha kazimona gusaka ndatya sikindi taza babarira afite agatima gakeya nukuba ngo umuntu yakupipi bibiriza ngo umutima ngo kugutera umutima ngo gusutuma ukugutera kona wari umutima w'izishimo umutima mwiza gusutuma wishima yewe Umutima mwiza. muvuga ngo amen Amen. akakazi kambaye we cyangwa nawe cyangwa muririmbyi we uyu munsi twavuga ngo mukure mu izina rya Yesu mukiri impano zo gukora muri tuvane inzika muri twebwe hari abantu nigeze kumva indirimbo ivuga ngo bamwe ngo bazabandika ngo muri kare kugira ngo utazibagirwa uzageza he no kubwira umutima utabarira ariko noneho ugenda uhamagare abarabazi bawe ubabarirane. Haleluya! Tazababarira umuntu utarakuze mu mwuka, umuntu w'igwingiri tazababarira agenda gusa atababarira mu mutima, agenda ibitekerezo vyiwe gusa ni ugucira abandi imanza tururiya muntu uko yagiye yotofesi na verite muvuga ngo amina tagira kubabarira muri we pipi taza atekereza kuko umuntu yokosa nta muntu parufe mw'isi hano mw'isi nta muntu parufe ariko ikiza kituguza imbaraga z'abakristo nuko tugenda dukora ibintu zo kubabarira. Amen. Kababarira mugenzi wawe ubasha kuzaba mugize muvuge ngo amen. Amen. Tugira umutima ubabarira, tugira umutima ubabarira, tugira umutima ubabarira. Burya ibyo twigisha ni ukuri. Ejo bundi burya byajambo navuze ati ndatangaye ukuntu umuntu azabaho atubasha gukora abantu bagaheza undi.
noneho gakuryaga umuriro yari yataye umunani mu mutwe we ngiye gushaka ngenda mu cyumba cy'abashitsi nari ndarusenga hari muri bata sanga yarayitanze kenshi ati yagiye muri quartier basanga abana ngo batishoboye bari mu nzu ariko baryama ngo barangije uravuga ngo reka kukorera ibatabahereze yabayikorera none ndabaza se bimeze bite yayo ati nari yahaye abana ko bayiryamaho nasanze baryama ati none gari nukuza ati mwana w'umusho kurumva none mbona ko kumva umunsi izatera abantu muvuge ngo amen. Papa ni kukosera papa mishana umbabarira hari ikibazo papa ura papa futere ni kucira cyane ni mura tumbabarira umuntu wese utanakoze ndabasi uriwe turangije natorero ry'Imana kandi umuntu wese utarakuze hari ikintu yanibagirwa haza yemera abandi niba ugize akawutuma kamwe uramutwita twese leganebwe wagize akawutuma wagize akawutuma kamwe tuza gusenga isenge kiniki wagize akawutuma kadejo ni kwa tuza utarakuze muvuge ngo amen. Nimba ubonye gatowe ubona gusanga benda kibiroriro turagowe mwese atakubona kakandi wewe ngira yatubwiye ko utahuba ngo n'umuyaga wari wose ko kugira ngo mube ku rugero rwiza rwa Kristo mutubwire mu kihagararo cyiza cyane cya Kristo sikiri n'imyigishirize yose dore ubuhanuzi tuba tubupimira n'ijambo ry'Imana ukavuga ngo uyu muntu yavuze gutya okay nawe ukaza ukavuga ngo se ni ijambo ry'Imana rivuze iki kuri iki kintu bamugisha siko tuzagupinga se ubuhanuzi suko bawa uzuvuga ati se iki kintu ngo kivuzwe aho ijambo ry'Imana se Bibiliya nikiyo bivuga ikindi uzutekereza ko se umugabo w'imfungwa yovuga iki uyu muntu avuze no cyangwa umuntu w'imfungwa hagati mu bantu niko uzupima kuhanuza iyo baguhanuriye uzuvuga ko se ko umugabo w'imfungwa nigeze kubona igihe kimwe cy'icyangugu umuntu yafatanga ko guhanura muri karita atangira kubesha abantu n'abagore bameze nabo bazakunda k'ibyo noneho barangije ari icyangugu noneho usanga bageze ahantu mu kacyangugu abakiriya n'abafunga tugeze icyo nyine noneho rero ariko si mwebwe n'abandi noneho mfashitse nsanga yabikuranye nakamgendera amakamagara abana benshi umwe ibuye hari vyano rwose ku ishuri turagenda ndamuhendahenda tumushira mu nzu twaza kumushyira mu nzu twabwira ati noneho mwebwe ndavuga ngo nimwe kabiri twamutera akamusha kubera iki ati uyu muntu uko aragenda abesha abantu ngo barahana bagafata abayobozi none ndamubwira ati mbwira ukuri uyu mukuru uramurumba kandi ni wanga tugiye kugutera amabuye ati mugabane nzamwe ndabesha kugira ngo mbe kugenda ubesha kugira ngo gutera ubeho umuntu wese wakuze yemera amavuta y'abandi turarangije umuntu wakuze aza yemera amavuta y'iki y'abandi nubwo tutarakuze koze w'Imana hari ahantu abantu bose baza bakurira ni muri Kristo Yesu. Twasomye mu gitabo cy'Abaefeso cyatubwiye ngo muri Kristo ngo niho umubiri ukurira. Ni ukuvuga ngo nta handi tugusize uzabasha gukurira kugira ngo ntube ingwingiri
ni muri Kristo Yesu. Aho niba tukubwiye ngo ukura mu izina rya nde? Rya Yesu. Niba bagira bizika kura mu izina rya nde? Rya Yesu. Niba utababarira ubabarire mu izina rya Yesu. Bibiliya ni kuvuga, Pawulo niko yanditse, aravuga ngo tugenda dukura buri munsi, tugenda dukizwa buri munsi. Uyu munsi niba nagiraga ko impaka wari wabona umuntu wabaho gusa mu mpaka bazavuga akakera akabaragarutse, wavuga akera akabaragiza impaka, ugize impaka z'uburyo zigufashije iki? Cyo gituma usigaye ariko Imana isigaye nigisha ibintu byinshi. Imana ubu nagabanyije impaka, nimba nagabanyije impaka ka 50, ubu sigaranye katukeye n'ibintu utwo twa kamera y'umuntu itazipfa, ariko ubu naragabanyije, ubu nyine umuntu asigaye abwira ibintu cyangwa kama nituriza ko umuntu utabibonye, mugabanya impaka mu izina rye. Kandi impaka zizazikuraho umuntu amavuta, siko uri umunyempaka bavuga ikintu kera ukabura udiskise se niziye na yahe naoni na ye importance ubikuramo, kuko umuntu wese wakuze agira vision. Kandi vision ni imvugo y'amahanga. Vision ni ibitekerezo dushyira mu bikorwa. Nukuvuga gute? Nukuvuga ngo keneye kugurira itara ndari gusa, nukuvuga ngo iyo ni iki? Ni vision. Naguze iyo nico bita vision. Nukuvuga gute? Nukuvuga ngo n'abakristo mwe nta handi umuntu wese azakurira usibye muri Kristo Yesu. Mureke dukunde ubwami bw'Imana, utagiraga inyota yo gusoma ibyanditswe, utagiraga inyota yo gusenga, utagiraga inyota yo kwiyiriza, ariko iyo Satani esitome yarafashe twese yemwe. Ni bande bakiriza mu izina rya Yesu, ariko esitoma mbi n'abasimu gusa. Usiga ubona bene wacu b'abayungano nabo bagitangaza amahutuba, esitoma zarabaye mu izina rya Yesu. Byerekana imbaraga zo kudakura. Iyo umuntu ariko akura ngo aza akenda gukunda iby'umwuka wera. Mureke duhabwe ijambo ry'Imana, kandi buri muntu wese muri iki cyumweru agende yige uburyo ashobora gukura mu buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka wera, kugira ngo tuzagere mu kigero cyiza cya Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuze ngo aho zose ngo bizabibwira ngo kugira ngo umuntu w'Imana ngo abashitse ngo afite ibimukwiriye zose, nta kindi kizagukwira usibye ijambo ry'Imana ryinshi muze hasi gusenga. Ana yari umugore wakundaga Imana cyane, buri gihe yahora ari mu rusengero ashima Imana, ariko yagiraga ikibazo Data mu izina rya Yesu.